Rwanda nziza gihugu cyacu nkunda, komeza imihigo yaranze intwari zakwitangiye. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Duharanire ishyaka n'ubutwari, dukunda igihugu n'abagituye twese tubumwe. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Haguruke tuve hasi dukore, turwanye ubunebwe tugana iterambere rirambye. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Duharanire kubaka urwatubyaye, rugumye inama rugana Imana soko y'ubumwe. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Mubyimetse mubyeyi wanjye nkunda, subiza imugongo ugwize impundu u Rwanda sugira. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Amamvu nimendeba, nta n'ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Nibisanzwe iteka ryose unika Bwana Seriseka Kwanda, engineer wa quartier. Abantu bose baramuzi, abantu muri quartier bose baramuzi. Okay, nta kindi rero mbasaba ni gukora subscribe kuri Kabwana Seriseka Kwanda, ni channel yitwa Kabwana TV Show. Muri mukajya mureba ibintu byose byiza mwateguriwe na Kabwana, engineer wa quartier. Abantu bose babamuzi. Uzahasanga umuziki mwiza, uzahasanga filime nziza, uzahasanga komedi nziza, uzahasanga ibiganiro byiza cyane. Ubungubu rero njye n'inkweto yanjye nababwiye ngo tuzagerayo. Turacyakomeza urugendo rwacu. Njye n'inkweto yanjye turacyagenda. Yes. Nibisanzwe ni kwa Kabwana Seriseka Kwanda, engineer wa quartier. Abantu bose baramuzi. Bose waba utazi Kabwana ukabuza indera. Abantu bose bamuzi. So muziki mushaka se? Ngature. Njya murumva gitari nayo kibiri tayari. Ubure ibintu byose ndaje babwire ngo ni gutya bigomba kumera. Kamba kubitira karimbo abantu bose bakunda, abantu mwese mukunda, ako ni kakara hanyuze.
bambe ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi nirushire, rukundo bama ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi nirushire, rurema yaremye urukundo ashyiramo byinshi biryohereye, rukundo mama ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi nirushire, rukundo disi ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi nirushire, yuri kumwe n'uwo mukundana sangana wundi wamusumba, ijambo ryiza muvugana risize ubuki riryohereye, rukundo shenge ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi nirushire, rukundo mama ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi nirushire. Ni Kabwana Serseka Kwandi, engineer wa quartier. Wifuza kureba filimi nziza cyane ujye muri Bamenya series ni Uncle wa Kanimba. Hanyuma ujye kwa Dembe TV urahasanga filimi bita Makanika. Ujye kwa Patino urahasanga filimi bita Gentleman. Hanyuma kandi ntimwibagirwe no gukora subscribe kuri Kabwana TV show. Nkuko nababwiye rero, Uncle wa Kanimba aba bafite ibintu byinshi cyane. Uncle wa Kanimba ntaho atazabageza muri kino gihugu cy'u Rwanda. Yes sir. Mu muziki tuba turiyo, muri filimi tuba turiyo, muri komedi tuba turiyo. Nyarukirayo mubwire azaze ejo, utumutima wagukunze urakumbuye uzaze ejo. Ariko reka mbanze mbabwire, sinavuga ngo ndi Uncle wa Kanimba muri Bamenya series. Ni ukuri kw'Imana turabakunda cyane. Boss wanjye yitwa Bamenya kandi nawe arahari. Bamenya yes, kumasaba mwamubonye nerifuti ngira ngo urabona ko aravuze ngo tumunere ifite, ariko ntabwo ari ifite. Uyu niwe boss wanjye muri Bamenya series. Kabwana Serseka Kwandi, engineer wa quartier, akaba Uncle muri Bamenya. Yes sir. Ngira ngo rero mwabibonye ko ibintu byose biba ari tayari. Iminsi koko ni mibi ibabaza abakundanye, hanaguraga ayo marira, mwana nkunda tuzabonana. Muri Dembe TV haba hari Makanika mubi cyane. Makanika mubi cyane. Mwani bini mwino hano mana ya ariko mana ya iki mana we shike kanisurize keje kwetana rwo rakubiri wamubonye umera ngo ni biki mubi cyane. Uyu nguyu rero we akunda kara hanyuze. Yes sir. Ibintu byose tuba tubifite hano muri Country Records. Twaje kubasura, twahakoreye na filimi, ibintu byose biba ari tayari.